reka tugushimire wongeye gufata umwanya ugakurikirana Evariste Eva TV. Ngira ngo nk'uko mubimenyereye muri iyi minsi turi kwibanda ku gitabo cy'umugenzi, aho turi kubona n'umugabo mukristo ari mu rugendo, tubibutsa ko iki ni igitabo gishushanya urugendo n'ubundi rw'umukristo akiri muri iyi si. Rero duherukana Bwenge bw'isi yayobeje mukristo, ariko ku bw'amahirwe yongera guhura na mubwirizabutumwa, hanyuma aza kumubwira amagambo atatu yamubeshye. Ndavuga amagambo atatu Bwenge bw'isi yamubwiye akwiye kwanga urunuka kuko atagira icyo amugezaho. Mbese ayo magambo atatu ni ayahe? Mbese ayo ngayo ubundi aramufasha gukosora amakosa yakoze? Reka tuze gukurikirana ibyo turaza kumvira muri episode ya 6. Reka muze kuryoherwa, muryoherwe. Nuko mu nama yakugiriye ukwiriye kwangamo amagambo atatu y'ingenzi, ayo magambo ukayanga urunuka. Uko niko mubwirizabutumwa yabwiraga mu Kristo, amubwira ko ayo magambo Bwenge bw'isi yamubwiye ntacyo ari mufashe. Ese ayo magambo atatu ni ayahe? Mbese ubundi araza kumufasha iki muri uru rugendo arimo? Mbese araza kumubera ikiraro nibura kimusubiza mu rugendo? Reka dukurikirane twumve aya magambo atatu y'ingenzi mu Kristo akwiye kwanga, tukubwira ko ukwiye gukuramo nawe amwomezi cyangwa ukwiye gukuramo inyigisho zitandukanye zatuma zigufasha muri uru rugendo turi muri iyi si tugana iwacu i Siyoni. Reka twumve amagambo atatu ngo ni ayahe. Irya mbere ukwiye kwanga nuko yakwiyobeje kandi nawe ukigaya ko wamwumviye. Ubwo wagenje utyo ubugaye inama wagiriwe n'Imana kugira ngo wemere iyo wagiriwe na Bwenge bw'isi. Umwami Yesu yaravuze ati, mugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye, kuko irembo rifunganye ni inzira ntoya ijya mu bugingo, kandi abayinyuramo ni bake. Muri iryo rembo rito nimo iyo nzira iricamo niho wa munyabyaha yagutesheje, asigaza aho hato akakuzanira kurimbuka. Noneho wange ko yakwiyobeje, nawe wigaye rwose ko wamwumviye. Irya kabiri kandi nanone ni iri ngiri rivuga ngo, yahirimbaniye kukwangisha umusaraba kuko wategetswe kuwukunda ukakurutira ubutunzi bubitswe bwose. Kandi umwami w'icyubahiro yakubwiye yuko ushaka gukiza ubugingo bwe azabubura, kandi yuko umukurikira ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe uwo adashobora kuba umwigishwa we. Ibyo y'ukuri yavuze yuko utabasha kubona ubugingo utabufite, umuntu yakoshya ate yuko bikuzanira urupfu? Iyo myigishirize nayo ukwiriye kwiyanga urunuka. Irya gatatu ukwiriye kwanga nuko yakwiyoboye inzira ijya kukugabura kuzana urupfu. Nicyo gituma ukwiye kwitegereza uwo yakwiyoberejeho, ukamenya ko ashobora na hato kukukiza umutwaro wawe. Uwo yakwoherejeho ngo akunihuriye witwa mwikirisha amategeko ntabasha kugukiza umutwaro wawe. Nta muntu n'umwe yigeze kuwukuraho umutwaro, kandi nawe uteze kuzawukuraho. Nimubasha gutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko iyo mirimo itabasha gukuzaho umuntu wese umutwaro we. Nuko rero Bwenge bw'isi uwo si uwo mu bwoko bw'Imana, kandi mwikirisha amategeko ni umuriganya, kandi umwana w'imvugo nziza nubwo amwenyura n'indyarya gusa ntabasha kugufasha, kandi wabariwe yabo bapfapfa, keretse ko uyobywe inzira nari nkuyoboye, ukuzweho agakiza kawe nubwo buriganya. Maze mubwirizabutumwa ahamagara ijuru guhamya ibyo avuze. Nuko uwo mwanya kuri uwo musozi mukristo yari ahagaze, hava amagambo n'umuriro, atinya cyane, umusatsi umuva ku mutwe. Ayo magambo naya ngo, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose nibivume, kuko byanditswe ngo, havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe ngo abikore. Nuko Kristo ariheba cyane, azi ko ari bupfe, arataka cyane, avuma igihe yahuriye na Bwenge bw'isi, yigaya cyane ko yamwumviye, akorwa n'isoni yibutse yuko amagambo ye akurikije kamere y'umuntu gusa, yashoboye kumutesha inzira itunganye. Maze arongera abaza mubwirizabutumwa ati, utekereza iki? Ndacyafite ibyiringiro byo gukira? Nakemererwa se gusubira mu nzira nziza, nkajya kuri rya rembo simejejwe n'icyaha cyanjye, nkagaruka n'isoni?
nihaniye kuko numviye wa mugabo, ariko icyaha cyanjye cyababarirwa. Umubwirizabutumwa aramusubiza ati, icyaha cyawe kirakomeye cyane kuko kirimo ibibi bibiri. wayobye inzira nziza kandi uca mu nzira ibuzanywa, ariko umukumirizi w'irembo ari bukwakire kuko akunda abantu. Icyakora wirinde utongera kuyoba ukarimbukira mu nzira yawe, kuko umujinya we ukongezwa vuba. Nuko umukristo atangira gusubirayo. Umubwirizabutumwa aramusoma, aramumwenyurira, amusezeraho ati, aheza ku Mana. Reka tugushimire nanone wowe wakurikiye iki kiganiro cyari kiri hagati ya mukristo ndetse n'abubwirizabutumwa. Twifuza ko cyangwa tubasangiza amasomo y'ubuzima cyangwa y'uru rugendo twe twaba dukuyemo, hari n'ayandi waba ukuyemo, ariko reka dusangire aya ngaya. Ijambo rya mbere cyangwa ikintu ukwiye gukuramo cya mbere ni uko mu gihe wakoze icyaha ntukwiye kwihagararaho, ntukwiye kumva ko wicireho iteka. Saba imbabazi, Imana yakubabarira, Imana yareba guca bugufi kwawe ugasubira mu rugendo, kuko buriya gucumura bibaho, ariko ikosa rimwe tujya dukora ni ukucumura, ntidubifuze gusubira mu rugendo. So niba ukoze icyaha, niba ukoze ikosa, ca bugufi usaba imbabazi, urazihabwa. Ikindi mugenzi wanjye kandi inshuti yanjye, menya ko ibyo byose si amata. Ni benshi bazakubwira amagambo meza, ni benshi bazakwereka ko iyi nzira iri mu rugendo ari ibyiza gusa, ariko baba bibeshya, kuko ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi muri uru rugendo, ngo ariko buriya Imana imukiza muri byose. Rero ibyera byose si amata. Menya abo muganira, umenya n'ibyo bakubwira, kandi umenye ko umuyobozi arahari, n'Imana hamwe n'ijambo ry'Imana. Urugendo uzarusohoza amahoro. Ikindi, dukunda umusaraba kuko niyo soko y'agakiza, kandi ngo buriya ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko ngo kuri twebwe abakizwa ngo ni imbaraga z'Imana. Kandi ikindi udakwiye kwirengagiza ni uko ibyo duhura nabyo, ndavuga ibigeragezo mu rugendo, tudakwiye gucika intege, kuko hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, rya rindi Imana yasezeranije abayikunda bose. Reka tugushimire n'ubundi wowe nanone wafashe umwanya ugakurikirana Evariste Eva TV. Tugusaba ko niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo uzakurikirane iyindi episode izaza, episode ya 6. Reka twizere ko mwaryohewe. Tubasaba ko mwadubitekerezo muri comment, mukatubwira amasomo mwigiye hano muri iki kiganiro, ndetse mukaduha n'ibindi bitekerezo. Nimugire amahoro.